nzakwitaho mu bihe byiza no mu bibi, mu bukire no mu bukene, mu burwayi no mu buzima bwiza, kandi nzagukomeza nzakugeza no kugeza ku gupfa. Dutandukanyije Imana ibifasha. Reka dukomere Yesu amashyi. Reka na Flora nawe adusubiremo indahiro yarahiye imbere y'ubuyobozi ko n'imbere y'Imana akibyemera kuzabikora. Imana iguhe umugisha. Turasaba wongere hakajwe gakeya kugira ngo abantu bumve. Flora dufasha akazamuka kuko giho gakeya. No mu bihe yaba ari bibi azakomeza gukunde, keretse urupfu rwonyine nirwo ruzabatandukanya, kandi Imana yo mu ijuru izabifashemo. Hanyuma tugiye gukurikizaho umuhango wo kwambikana, basaba impeta zabo. Hanyuma iri isezerano rikorwa n'umugabo ndetse bigakorwa n'umugore icyabo, kuko yabwiye undi ndagukunda, ndagukunda, akabwira ngo ndakwemeza mbere umudamu, undi akabwira ati ndakwemeza mbere umugabo. Byose ndagira ngo waguhe impeta yawe, urayishyira mu kiganza cy'ibumoso, urutoki rwa kabiri uhereye ku rutoki rw'agahera. Hanyuma uramubwira amagambo ushaka atuye ku mutima kandi ari bunezeze Flora. Imana igumisha. Mazamura ikiganza hejuru cye, zamura ikiganza hejuru cye. Flora muri iki kiganza kizamura hejuru, gishyire hejuru abantu babireba, uyimwambike. Hari amagambo ugomba kumubwira, urayabwira niba uzamukunda koko. Imana igumisha. Reka dukomere Imana mu mashyi. Aramubwiye ngo uzamukunda kandi uzamukundwakaza iteka ryose. Imana ihereze umugisha. Hanyuma reka nsabe Flora nawe muri uyu mwanya niwe ugezweho, nawe arazamura ikiganza cy'umugabo we cy'ibumoso agishyira hejuru. Narangiza amwambika impeta, uramubwira amagambo ushaka, ariko abantu mufite mikrofone mwambaye mikrofone, uramubwira amagambo ushaka wumva ari ku mutima wawe. Ariko reka mbabaze, ubundi yemewe n'Imana ndetse n'itorero. Jewe Reverend Rwamukwere ari umushumba w'itorero cya Tondaro, ububasha mpabwa n'Imana ndetse n'itorero, mpamije ko Murodi Geoffrey na Kabatesi Flora bemerewe kubana nk'umugabo n'umugore nk'uko ijambo ry'Imana ribitegetse. Imana ihe umugisha y'indahiro. Hanyuma
tugenda saba abagaragu b'Imana baba bari ahangaha abashumba ko bakigira hino tugahesha umugisha urugo rw'abana bacu bagiye kubaka uyu munsi. Nsabe umuntu w'umushumba waburi ahangaha, umukozi w'Imana waburi ahangaha yatambuka tukamwakira, hanyuma tukabahesha umugisha tukabasengera. Imana ibahe umugisha. Ni karibu umushumba uri ahangaha nigire hino, ntabwo uhejwe, duheshe umugisha uru rugo rushya abana bacu bagiye kubaka, kandi ni ukuri Imana ibahe umugisha. Mushyire umukono kuri iyi fishi. Harabanza umugabo asinye munsi y'ifoto ye. Mara umugisha. Hanyuma harakurikiraho pare cyangwa se uhagarariye umugabo nawe aza gusinyireho. Reka na marene nawe aze adusinyire kuri iyi fishi. Ikirize ifishi ibemera ko bashyingiranywe byemewe n'Imana ndetse na itorero. Imana umugisha. Reka tuyifate gutya. Bataragenda reka tubashyikirize n'impano itorero abageneye. Nakabaye nibaha mbere ariko nibahaye akanya. Impano ngiye kubaha ni impano iremereye cyane kandi ni impano y'umugisha. Ni ukuri hari icyo mutazi, ariko ikiri muri iyi mpano ni umurage. Ni umurage ukomeye kandi ni umurage uzabokama. Si mubi, ushobora kuvuga ko ibyokama umuntu ari bibi, ariko njye baraza kuzokamwa n'uyu murage mbahaye muri iyi mpano. Imana y'umugisha ibahe umugisha. Reka nsabe abageni bacu basubire mu myanya wabo, hanyuma izindi gahunda turazisubiza umuyobozi wa gahunda niwe uri buduhe ibiri gukurikiraho. Imana ibahe umugisha. Barakoze kudufasha.